noneho mw'abanyarwanda mwe ibibayendaza kuvuga ko ari ishyano, ibibayendaza kuvuga ko mu by'ukuri byakomeje kugenda binacanga benshi. Umwicanyi Kazungu Denis ahise yitaba Imana bitunguranye cyane, ikimwishe kikaba kitanamenyekanye, bikaba byakomeje kugenda bivugisha benshi bakomeje kugera mu by'ukuri bibaza icyaba kishe Kazungu, bakomeza kugenda mu by'ukuri bagira amakenga akomeye cyane. Reka nizere ko atari bwo bwa mbere tugiye kubana kuri YouTube channel yacu, nimbere bwo bwa mbere turagusaba kwandikisha ku muryango mugari wa Energy Empire, ukande subscribe ukanda kuri nzegera ya notification kugira ngo ujye ukomeza kugenda ugerwaho n'inkuru zacu gatanu ku kandi. Abanyarwandakazi barundi kazi, noneho nanjye byanteye ubwoba. Umwicanyi Kazungu Denis nyuma yo kwica abanyarwanda, munsi hagaragaye inkuru ivuga ko Kazungu Denis yitabye Imana, uburwayi bwamwishe bukaba butigeze mumenyekana, ndetse kandi mu by'ukuri bikaba byavuzwe ko yapfuye atarwaye, yabyutse mu gitondo mu by'ukuri basanga Kazungu Denis yitabye Imana. Bikaba byatunguye benshi uyu munsi, byakomeje kugenda bibatera ubwo bibaza icyabakishe Kazungu Denis mu by'ukuri wakomeje kugenda unakora amabi yica. Ijoro ryo kuwa gatandatu ku itariki 9 nibwo kandi gereza yaje kuba yatangaza ko uwitwa Kazungu Denis abashe kuba yakitaba Imana. Ibi kandi bigakomeza kugenda binatera benshi amakenga mu by'ukuri. Kazungu Denis upfuye urupfu rutunguranye, Kazungu Denis utunguye abantu benshi cyane nyuma yo kushinjwa kwica abantu 10 bose, mu by'ukuri nawe akaba yitabye Imana muri gereza yarafungiwemo. Mu by'ukuri benshi bakomeje kugenda bibaza ku rupfu rwa Kazungu Denis, rukomeza kugenda runaba amayobera. Kazungu Denis utarurwaye, Kazungu Denis mu by'ukuri utarufite indwara n'imwe, n'iki kibashe kuba cyanatuma mu by'ukuri ahita nawe apfa nyuma yo kwica abantu. Bikaba byarakomeje kugenda binababaza abanyarwanda, ndetse kandi byavuzwe ko hari abantu bagera kuri 2 Kazungu Denis yabashe kuba yanakica, ariko kuri uyu munsi atigeze yemera cyangwa se atanagaragaje. Ibi byose mu by'ukuri bikaba ari ibintu byakomeje kugenda binagaragara ko n'abanyarwanda bakomeza kugera mu by'ukuri bibaza ikintu Kazungu Denis cyamuteye kuba yafata abanyarwanda mu by'ukuri abe yanabica. Ibi kandi byakomeje kugenda binababaza imiryango myinshi cyane, nkuko byakomeje kugenda bivuga ko hari abana bagiye bavutswa ubuzima ku babyeyi babo bitewe n'uyu mugabo cyangwa se n'umusore Kazungu Denis mu by'ukuri ukomeje kugenda ugaragara mu kwica abanyarwanda. Ndetse uyu munsi bikaba ari ibintu byakomeje kugenda bivuga ko Kazungu Denis yazanaga abantu mu nzu ye, cyane cyane igitsina gore cyangwa se abakobwa, akaba yanavutsa ubuzima bw'abangaba yabambuye ibyabo. Uyu munsi akaba yarabashe kuba yanafatwa, nyuma yo gufatwa mu by'ukuri agahamwa n'iki cyaha ibyaha yashinjwaga n'ibyaha bigera ku 10 mu by'ukuri byose byaramuhamye 100%, akaba yarakatiwe imyaka mu by'ukuri ya burundu. Uyu munsi bikaba ari ibintu bitunguye benshi cyane abanyarwandakazi barundi kazi. Ni inkuru itunguye benshi cyane kuko mu by'ukuri kubona umusore nk'uyu cyangwa se Kazungu Denis wisupfu rutunguranye byakomeje kugenda byibazwaho n'abanyarwanda cyangwa se mu by'ukuri n'abantu muri rusange bazi Kazungu Denis n'uburyo yafunzwe. Ese mu by'ukuri niki kibashe kuba cyatuma Kazungu Denis ahita napfa aka kanya? Ni umusore mu by'ukuri rugaragara ko kiri muto, abasaza bari muri gereza bamazemo n'imyaka 50. Mu by'ukuri hagaragazwa amahirwe ko bakiriho, ndetse kandi umuntu afunzwe ashobora kuba yanafungwa akamara n'igihe kirekire, ariko Kazungu Denis utamaze n'imyaka 5 mu by'ukuri ahise yitaba Imana. Ni ibintu bitunguye benshi cyane urupfu rwe, tukaba tugiye kureba mu by'ukuri icyatumye Kazungu Denis apfa, cyangwa se mu by'ukuri inkomoko y'urupfu rwa Kazungu Denis yabiteye byose mu by'ukuri ni iyihe, kugira ngo Kazungu Denis ahite yitaba Imana bitunguranye bigeze ahangaha. Abanyarwanda benshi babashe kuba byanabera amayobera, benshi bakomeje kugenda bibaza urupfu rwa Kazungu Denis rukomeje kugera mu by'ukuri runasakazwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Uyu munsi ku ijoro ryo kuwa gatandatu ku itariki 9 niho gereza kandi amageragere yaje kuba yatangaza Kazungu Denis ko mu by'ukuri yitabye Imana, ndetse kandi akaba yaguye mu buriri. Komeje kugenda bivuga ko mu by'ukuri uburwayi bwa Kazungu Denis cyangwa se ikishe Kazungu Denis kitaramenyekana, ariko uyu munsi nk'ubusesenguzi bwakomeje kugenda bunakorwa ku rupfu rwa Kazungu Denis wakomeje kugenda anatungura abatari bake mu Rwanda. Uyu munsi mu by'ukuri gereza yatangaje ko Kazungu Denis we mbere y'uko apfa atararwaye, ndetse kandi n'uburwayi bwamwishe n'icyamwishe kitarabasha kuba cyanamenywa kiri gukorwaho ubushakashatsi. Ibi kandi abanyarwanda bakomeje kugenda mu by'ukuri basesengura iki kintu cyakomeje kugenda kivuga gutya. Benshi twakomeje kugenda tubona mu by'ukuri abantu bafungwa mu Rwanda bakoze amarorerwa nk'abangaba mu by'ukuri bakaba banapfa hatazwi ikibishe. Mu by'ukuri abangaba ubwabo baba bafata bakifuza ubuzima bwabo, cyangwa mu by'ukuri hari izindi mbaraga zikorwa kugira ngo ubuzima bwabo babashe kuba banabubura. Nibi rero byakomeje kugenda binatungura benshi bakomeje kugenda mu by'ukuri bibaza Kazungu Denis abo bari bafunganye, ubwo kandi bazaga kuba babaza mu by'ukuri icyatumye Kazungu Denis apfa. Benshi bakomeje kugenda bavuga ko nta nicyo bazi uyu munsi Kazungu Denis utarurwa, kandi hakomeje kugenda hanagaragazwa ibipimo byo kwa muganga mu by'ukuri byafashwe kuri Kazungu Denis. Mu by'ukuri hagaragajwe ko atarwaye, ndetse kandi nta ndwara n'imwe mu by'ukuri yagaragaye Kazungu Denis yaba yamwishe, akaba yapfuye urupfu rutunguranye aguye mu buriri mu by'ukuri. Ubwo kandi yarafungiye muri gereza amageragere nk'uko byakomeje kugenda bivugwa. Benshi byakomeje kugenda bibayobera mu by'ukuri bibaza urupfu rwa Kazungu Denis nyuma yo kwica abantu mu by'ukuri, akica abantu akagenda
kugenda mu by'ukuri anababaga nyuma kandi akaba yanabata mu cyobo. Ibi byose ni ibyaha yakomeje kugenda anakurikiranwaho, ubwo yaje kuba yanafatwa. Mu by'ukuri hagaragajwe ko hari abandi bantu bagera kuri babiri babashe kuba baburirwa irengero uyu munsi. Mu by'ukuri ababyeyi babo bakaba bakomye yombi, mu by'ukuri bishimye kubona umwicanyi Kazungu Denis abashije kuba mu by'ukuri yava mu nzira nyuma yo kwica abantu. Mu by'ukuri nk'uko byakomeje kugenda bivuga ko nta mahoro y'umunyabyaha mu by'ukuri yukoze icyaha kibasha kuba cyarakugaruka. Uyu munsi Kazungu Denis akaba nawe yitabye Imana, akaba agiye kubazwa ibyaha yakoze, dore ko kandi nyine hakomeje kugenda hanagaragara impundu z'ababyeyi babuze abana babo bitewe n'uyu Kazungu Denis. Uyu munsi bakaba bakomeje kugenda bagaragaza ibyishimo guverinoma y'u Rwanda mu by'ukuri agakomeza kugenda avuga ko abantu nk'aba ngaba igihe banafashwe nabo bakomeje kugenda banavutsa ubuzima bw'abanyarwanda bagomba nabo kuba mu by'ukuri bavutswa ubwabo. Ni ikintu cyakomeje kugenda kinahuriraho abanyarwanda benshi batandukanye bavuga ko Kazungu Denis mu by'ukuri yari gupfa n'ubundi, dore ko kandi yakomeje kugenda anica abanyarwanda. Uyu munsi bikaba ari ibintu byakomeje kugenda binatera benshi amakenga, benshi byakomeje kugenda binabatera umushinya n'umushiha, bakomeza kuvuga ko Kazungu Denis mu by'ukuri nawe yabasha kuba yanapfa cyangwa se akicwa bitewe n'ibyo yakomeje kugenda anakora, bitewe nanone n'itegeko nshinga ry'u Rwanda mu by'ukuri ko icyaha kidahanishwa ikindi. Kazungu Denis wahanishijwe icyaha nk'uko yagikoze, bikaba byaragaragajwe ko yatawe muri yombi. Uyu munsi akaba apfuye nk'uko nyine u Rwanda rwakomeje kugenda rumushyira mu maboko rumurinda. Kazungu Denis uyu munsi akaba adutengushye, akaba yitabye Imana. Urupfu rwe rukaba rutamenyekanye cyangwa se icyamwishe kikaba kitigeze kimenyekana. Byakomeje kugenda mu by'ukuri bitungura benshi, bakomeje kugenda bahwihwisa amagambo mu by'ukuri bavuga ko Kazungu Denis ashobora kuba yaniyahuye, ariko ibi ngibi bikavuga ko bitazwi, dore ko kandi urukiko rwakomeje kugenda rwikuraho iki cyaha cya Kazungu Denis kuba yapfuye. Mu by'ukuri ruvuga ko nta ndwara n'imwe yararwaye ndetse kandi atigeze anafatwa n'igicurane, yaryamye mu gitondo mu by'ukuri basanga yapfuye. Bikaba byatangajwe ku itariki 9 wa gatandatu mu by'ukuri mu kwezi kwa 11 Kazungu Denis akaba ariho abashe kuba yanakitaba Imana. Bikaba ari ibintu byakomeje kugenda binatungura benshi ariko bakomeje kugenda mu by'ukuri ababyeyi bagaragaza impundu zikomeye cyane. Kazungu Denis akaba abaye umuntu wa mbere mu by'ukuri mu Rwanda upfuye, abantu bakaba banishimye cyane, abo yabashe kuba mu by'ukuri yavutsa ubuzima bw'abana babo. Bakomeje kugenda bavuza impundu, dore ko kandi abanyarwanda bakomeje kugenda mu by'ukuri bavuga ko Kazungu Denis n'ubundi ari wo gupfa, dore ko kandi yakomeje kugenda anatwara ubuzima bw'abanyarwanda cyangwa se mu by'ukuri bw'abana b'abanyarwanda. Uyu munsi bakagombye kuba bari gukorera u Rwanda. Kazungu Denis mu by'ukuri nk'uko nyine abanyarwanda bakomeje kugenda bamuhitiramo igihano cyo gupfa, ariko uyu munsi akaba apfuye atarwaye ndetse kandi n'igicurane kigeze kimufata yaryamye mu gitondo. Mu by'ukuri hasangwa mu by'ukuri umurambo we uryamye ku buriri nk'uko nyine bakomeje kugenda banabaha uburiri muri gereza bararamo. Uyu munsi Kazungu Denis akaba yatunguye benshi, gusa ababyeyi bakomeje kugenda bavuza impundu kuri Kazungu Denis wakomeje kugenda mu by'ukuri unavutsa ubuzima bw'abana babo. Uyu munsi bakomeje kugenda mu by'ukuri bavuga ko bababajwe n'uko Kazungu Denis apfuye atigeze yerekana imirambo y'abana babiri babuze. Uyu munsi bikaba byakomeje kugenda binatera benshi umushya ndetse kandi bakomeza kugenda banagira ubwoba. Kazungu Denis utarerekanye imirambo ibiri akaba apfuye, uyu munsi biraza kuba byagenda gute cyangwa se mu by'ukuri baza kuba byavugwa gute? Reka ngushimire ko dukomeza kugenda tubana gatanu kandi ciao ciao. Ni Mr. John.